ikaba iduhaye amahirwe muri uyu mwanya yo kuboneka muri gahunda yo kuramya Imana yacu ntiyagucyubahiro. Turanezerewe cyane kubwo abavandimwe bacu bamaze kuduhereza ubuhamya Imana yagiriye neza. Iki ni ikimenyetso ko Imana igikora umurimo mu buturo bwera bwo mu ijuru, kandi ko umugambi Imana ku banyabyaha, Imana ikomeje umurimo wayo wo gufasha abantu bayo. Akaba ariyo mpamvu natwe tunezerewe dushimira Imana yo mu ijuru ibyo yakoze, ibyo irimo ikora ndetse n'ibyo izakora. Rero jya uvugana namwe, amazina ni François Ntirushwa amaboko. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana muri uyu mwanya. Umutwe w'amagambo uratubwira ngo amahirwe n'ingorane by'abahetsi. Abahetsi bamaze igihe kuri iyi si, hari uburyo abantu mu bihe byashize bajyaga bafata umurwayi bakamushyira mu ngobyi. Ingobyi igatwarwa n'abantu 4 cyangwa se ikaba ifite imijishi 4, aho abantu bafataga bagashyira ku ntugu zabo bagatwara umurwayi ari abantu 4, aba bakitwa abahetsi. Rero abahetsi tugiye kureba amahirwe cyangwa se ingorane yakomoka ku bahetsi. Turahera mu gitabo cya Mariko igice ni cya 2, niho tugiye gushakira aya magambo. Mariko igice ni cya 2, ndahera ku murongo wa mbere. Magambo aravuga ngo Yesu akize ikirema gihetswe n'abantu 4. Nuko tubivuze nyine, aba bahetsi 4 hari amagambo Yesu yandikishije cyangwa se yavuze, amaze kuyavuga yandikwa mu ijambo ry'Imana kugira ngo azatubere cyo kudufasha mu gihe cyacu. Ngiye gusoma Mariko igice ni cya 2 umurongo wa mbere. Amagambo aravuga ngo nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu, bimenyekana yuko ari mu nzu. Benshi bateranira aho buzura inzu barenga no mu muryango. Nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu 4 bahetse ikirema, abantu bahuzuye. Umurongo 3, haza abantu 4 bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bahuzuye. Basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'aho ari. Bamaze kuhapfumura bamanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema. Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Aya ni amagambo Yesu yabwiye ikirema. Ariko ubundi Bibiliya ikoresha amagambo magufi, ikoresha incamake y'amagambo. Baratubwiye ngo hashize iminsi, nyine Yesu yamabwiriza akora umurimo. Hashira iminsi nuko asubira i Kaperinawumu. Iri zina Kaperinawumu rarizi, ni ibintu byinshi Yesu yarivuzeho. Aravuga ati Kaperinawumu umugisha wagize iyo uza kugira n'imahanga baba barihaniye ibyaha byabo. Ariko Yesu asubira i Kaperinawumu kugira ngo agire umuntu neza. Nubwo Kaperinawumu yabwirijwe cyane, Yesu yabaye kenshi, yakoze itangaza byinshi, baratubwiye ngo Yesu yasubiyeyo. Nuko n'uyu munsi Yesu yagaruka cyangwa yagarutse kugira ngo agire imitima agenderera. Nubwo yahaciye kenshi akora ibitangaza, ariko ngo Yesu yasubiye i Kaperinawumu kubera ko yari azi ko byanga byakunda hari umutima, hari umuntu ukeneye gukizwa. Asubira i Kaperinawumu, bimenyekana yuko ari mu nzu. Aya makuru yaramenyekanye, ntibyabaye ibanga. Yesu asubira i Kaperinawumu, inkuru ikwira hose ko Yesu yaje i Kaperinawumu, kandi ko Yesu ahantu ageze akora n'ibitangaza. Nuko umurongo wa 2, benshi bateraniraho buzura inzu barenga no mu muryango. Nuko ababwira ijambo ry'Imana. Icyo gutekereza, ibi mu byibuke, si ubwa mbere Yesu yaragiye ahantu abantu bakaba benshi, ariko gukira agakira umuntu umwe. Uyu murwayi ataraza habanje kuza abantu benshi. Muri
bumvikanye nk'uko ayo materaniro twayateganije ari Imana ibiteguye, bagahabwa amatangazo abantu ku mbuga zitandukanye, abantu bakitegura. Mbese abantu benshi baratubwiye ngo baje ahantu Yesu ari buzura inzu, ndetse bagera ku muryango kugeza ubwo umurwayi wifuza gukira aza akabura inzira. Baratubwiye ngo abantu bari baje buzuye ari benshi, buzura inzu yose kugera mu muryango w'inzu, ku buryo n'umurwayi wifuza gukira buri inzira. Ndagira ngo bitekereze neza. Mbese abantu buzuye amatsinda, abantu buzuye abantu basengera, ni abantu bakijijwe? Mbese ni abantu bakeneye gukizwa, cyangwa ni abantu buzuye inzu kubera amakuru ibintu bumvise ko Yesu agiye kuza, imbabazi zigiye kurangira, dimanshi igiye gutangazwa, ibintu bigiye gusoza amateka, abantu bakazanwa n'ibyo bintu bumvise, ariko bakuzura inzu nta gakiza bafite. Turi kumva ubuhamya bw'abantu bamaze igihe kirekire baranze urukingo, baranze ibintu byose, bari muri temperasi, baravuye mu nsengero, binjira mu matsinda, ariko nta Yesu bagira. Baratubwiye ngo abantu baraje ahantu Yesu ari barahuzura. Bamaze kuhuzura, umurongo wa 3, haza abantu bahetse ikirema. Abantu mu gihe bari buzuye inzu kandi batarakira, bari abarwayi batabyiyiziho, bari abantu bafite ikibazo ariko batazi ko bagifite. Nuko Yesu ari mu nzu ari kwigisha, ari kubwiriza abantu batemera ko barwaya, batifuza gukira kandi barwaye. Haba haje umurwayi wifuza gukira, ariko hageza buri inzira. Umurongo wa 4, ariko babuze uko bakimugezaho. Ubwo bitekereze, ikirema barakizanye, gihetswe n'abantu 4, bagera ku muryango w'inzu, babura ahantu banyura, batega amatwi, bumva Yesu ari kure, baritegereza buri kintu wakora. Ariko bakiraho, bakijya inama, ikirema n'abahetsi baravuga ati rwose nk'uko babitubwiye, nk'uko babidusabye, twafashe umwanzuro turakuzana, none tubuze inzira ikugeza aho Yesu ari. None biragenda bite? Baravuga ngo ariko babuze uko bakimugeza, bakimwegereza, kuko abantu bari bahuzuye, basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'aho Yesu ari. Imana ihabwe icyubahiro. Baratubwiye ngo abahetsi babanje gutega amatwi, bumva Yesu ari kure, kandi kugira ngo umurwayi akire nuko agera ahantu Yesu ari. Ntabwo ari uko yumva gusa ibya Yesu, akumva amagambo gusa Yesu avuze, agomba kugira ahantu Yesu ari, akirebera Yesu, akitegereza Yesu, akumva Yesu avuga kandi akamureba anavuga. Ari icyo barimo yavuze, kavuga ati Yesu naramwitegereje, mbona arambuye ibiganza, numva mbwira ijwi, ibyaha birahanagurwa, numva ndanezerewe. Umurwayi nawe yumvise bidahagije kuba yumva Yesu gusa avuga. Bajya inama baravuga ati nubwo iyi nzu tutazi nyirayo, tutabivuganye, tutagiye inama, aho kugira ngo musiga hanze kubera ubwinshi bw'abantu batenda gukira, nimuzamuke hejuru y'inzu, inzu muyitobore, giye mumanurire hejuru, ndagira ahantu Yesu ari ntimunsiga. Icyo gutekereza, abantu bafashe imyanzuro idasanzwe, imyanzuro irimo kwiyemeza, imyanzuro irimo gusenya, imyanzuro irimo mbese gusa n'ubwiyahuzi, kuko kurira inzu y'umuntu ugatabara inzu y'umuntu mutavuganye, ngo ni ukugira ngo umuntu akire. Muri make, kugira ngo umurwayi akire hakozwe ibidasanzwe. Kwizera kurenze uko watekereza. Nuko ngo barazamutse, ariko gutekereza, abahetsi beza ngo bateze amatwi ahantu Yesu ari, babanza kumviriza aho Yesu avugira, batobora ahahuje n'ahantu Yesu ari. Muri iyi minsi hari abigisha benshi bari kuzana abarwayi bakaza nk'abahetsi, ariko mbere yo kugira ngo bageze aho umurwayi Yesu ari, bagapfa gutobora, bagapfa gutanga inama, bagapfa gushyira ku mavi, ariko batagiye ku murongo w'ahantu Yesu ari. Mbese ikibazo, iyo batobora ahantu Yesu atari, wenda bagatoborera mu cyumba, akamanukira mu cyumba, byari kugenda bite? Mu yandi magambo, kuko icyo umurwayi akeneye ni ukureba Yesu mu maso, ni ukumva Yesu avuga, ni ukwitegereza Yesu. Ariko abahetsi beza ngo babanje gutega amatwi ahantu Yesu ari, batobora ahantu Yesu ari, umurwayi amanukira ahantu Yesu ari. Ariko babuze uko bamwegereza, kuko abantu bari bahuzuye,
basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'aho Yesu ari. bamaze kuhapfumura, bamanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema. Aya magambo no gutekerezwa. Baratubwiye ngo barapfumuye, Yesu akomeza kwigisha bamaze gupfumura, kuko bari bumvise neza ahantu Yesu ari. Uyu ni umugisha w'abahetsi bazima. Bamanuriye umurwayi ahantu Yesu ari, kuko umurwayi yishakira Yesu gusa. Ngo bamanuye iyo ngobyi, igihe ingobyi ngo yamanukaga, Yesu ngo yitegereje abahetsi kwizera bagize, ndetse n'umurwayi. Nubwo bivuze ngo abwira umurwayi ngo ibyaha byawe, biri bivuze wagira ngo yavuze aya magambo umurwayi akiri hejuru. Oya rwose, reka nsome muri Irengero Ubuzima twumve uko bavuze. Irengero Ubuzima basobanuye aya magambo mu gahande wa mbere, ni ku ipaji ya 30 ikintu cya 5. Baravuze ngo gitangaza gikomeye kuvura umutima w'umuntu. Baratubwira abantu abenshi bazaga gusaba Yesu Kristo ubufasha, babaga barwaye kandi ntiyangaga kubakiza. Umwe mu bigeze kuza kumusaba ubufasha yari ikirema cy'i Kaperinawumu. Uyu muntu yari ameze nk'umubembe, kuko atari afite ibyiringiro byo gukira ubwo bumuga. Bavugaga ko indwara ye ari ingaruka y'ibyaha, maze umubabaro we ukiyongera bitewe no kwiheba. Abafarisayo n'abaganga bari baramushwishurije ko atabasha gukira, ahubwo ko agomba gupfa azize umujinya w'Imana. Uyu murwayi yari amaze igihe kirekire arwaye, ariko abafarisayo bari baramubwira bati indwara yawe ntiyakira, indwara y'ibyaha ntabwo wayikira, iri kubaho n'ingaruka z'ibyaha. Nuko uyu murwayi asa nk'umuntu ubuze icyerekezo. Nuko ngo yumve ibya Yesu, yizera ko ashobora gukira aramutse abashije kugera aho ari. Umurwayi aravuze ngo amaze kumva ibya Yesu ahita yizera gukira, nyamara yumvaga yakira ageze ahantu Yesu ari. Ariyo mpamvu abantu benshi uzumva batanga ubuhamya, ukumva aravuze ngo nabonye Yesu. Nyine Yesu aba yamubonye, kuko biri abantu benshi bagiye bona Yesu. Ari Adamu yabonye Yesu, Abeli yaramwitegereje, Aburahamu yabonye Musa witeka aranezerwa, Mose yabonye Kristo, Pawulo agize amasiko yabonye Kristo. Muri make Bibiliya ivuga abantu babonye Yesu mu nyandiko, baranabyandika. Ariko no muri iyi saha dufite abantu bari kubona Yesu bitari mu nyandiko, ahubwo biri mu buhamya. Baratubwira ngo uyu murwayi yumvise aramutse abonye Yesu yakira, nyamara yumvaga abuze ibyiringiro. Yibukaga inkuruzi y'uburwayi bwe, ariko kandi ntiyigeze avira igitekerezo cy'uko ashobora gukira. Cyane cyane icyifuzo cye gikomeye cyari gukurwaho umutwaro w'ibyaha. Haleluya. Yumvaga icyifuzo nyamukuru afite ari uko ibyaha byakurwaho. Amagambo kuri icyo navuga ngo abone uko yagirirwa imbabazi kandi agiye n'amahoro n'abo mu ijuru, kuko aribwo yabashaga kwishimira iby'Imana ishaka, byaba kubaho cyangwa se gupfa. Umurwayi aravuga ati genda musingeze ahantu Yesu ari. Yesu akambabarira ibyaha byanjye. Nubwo yambwira ati pfa nabyemera, nubwo yambwira ati kira nabyemera, ariko ibyaha bimvuyeho ikindi cyakurikiraho nacyakira. Inshuti ze ziyemeje kumuheka ku buriri bwe ngo zimushyire Yesu. Ariko abantu benshi bari bakikije umukiza, ku buryo bitari byoroshye kumugezaho umurwayi. Nta nubwo bashoboraga kumva ibyo umukiza yavugaga. Hari igihe ubwinshi bw'abantu, ubwinshi bw'ibyaha by'abantu, ubwinshi bw'imikorere mibi y'abantu bushobora gutuma n'ushaka Yesu atumva ijwi rye. Kubera imibereho y'abantu, imico y'abantu, abantu begera Kristo batahindutse bashobora gutuma umurwayi ushaka Yesu atamubona. Kabiri, ntanumve n'ijwi rye kubera urusaku rw'ibyaha by'abegereye Yesu. Baratubwira ngo ageze aho Yesu yari ari, asanga abantu bahuzuye, ateze n'amatwi ntiyumve ijwi rya Yesu. Kubera iki? Ngo ubwinshi bw'abantu. Baratubwira ngo
abafarisayo n'abigisha b'amategeko bari baturutse mu midugudu yose yo muri Galilaya n'i Buyuda n'i Yerusalemu, bari bicaye aho Yesu yarimo yigishiriza. Hari abafarisayo, hari abanditsi, bari baturutse hose, bari bicaye aho Yesu ari. Ngo bigende gute? Abenshi bari baje ari ba maneko. Abantu bari baje aho Yesu ari, arimo arakora ibitangaza, arimo arabwiriza za maneko. Yesu barazitegereza. Nyine mu gihe cyose byari byoroshye, yaragara mu mitima y'abantu. Ariko uyu munsi y'amaneko yamubwira utazi ko maneko hari. Ariko Yesu yarabaza imitima yabo, akabwiriza abantu mu mitima bitegereza. Nuko ngo Yesu abwiriza abantu azi n'abo ari bo. Ariko umurwayi n'abaje yacitse intege. Baratubwira ngo hari ba maneko, hari abantu bo mu nzego zose, kandi ububasha bw'Uwiteka bwari kuri we ngo bukize abantu indwara. Abafarisayo n'abaganga ntibari bazi ko Mwuka w'Imana ahari. Abafarisayo n'abaganga ariko bateraniye uyu munsi ntibajya bamenya ko Yesu yagendereye abantu be arimo gutanga imbabazi. Ntabwo byagutangaza n'ubu ku murongo muri aya materaniro haba hari abantu bumva ubuhamya bakabyita guteka imitwe. Abafarisayo niko bateye. N'igihe Yesu akoze igitangaza akagira umuntu akiza, akumva banezerejwe n'ibintu Yesu akoze, biteza intambara mu mitima yabo. Umva icyambere, umuntu arakubwira ati narasenze, njye imbere y'Imana, ibyaha birahishuka, ngira agahinda kabyo, mbabazwa nabyo, bishurirwa Yesu, bishavuza umutima wanjye, bamaze kumwinginga, numva ngiye gupfa. Ariko nkomeje kumusenga, numva umutima aruhutse, numva ndanezerewe, kandi ukumva ntabyo uzi, ukumva ntabyo wigeze wakira, ukumva ntabyo byakubayeho, ariko ukumva uratuje nta kibazo ufite. Ibi biranga abafarisayo. Niba Yesu yageze imbere arabigisha, umuntu arakira, atanga n'ubuhamya, ariko abafarisayo bigumira gutyo. Baratubwira ngo ntibari bazi ko imbaraga y'Imana yahageze, ntibari bazi ko Mwuka w'Imana ari aho hantu. Bumvaga batamukeneye, bigatuma badashobora kugira uwo bakiza. Abashonji yabahagije ibyiza, nabo abakire yabasezereye amaramasa. Amagambo ushaka cyane rero, icyo kirema cyitegereje aho Yesu ari, cyari gifite agahinda katavugwa. Uwo muntu yahaye inshuti z'inama yo kumujyana hejuru y'inzu ngo bace umwenge mu gisenge, maze bamwurukirize imbere ya Yesu. Uyu murwayi arabwira ati rwose mudakora ikosa, mumusige hano, nimusige hano, ahubwo nimuzamuke hejuru y'inzu. Nimugera hejuru y'inzu, mukurikira amatwi neza, mwumvishe amatwi yanyu ahantu Yesu ari kuvugira. Nimwumva ahantu Yesu ari, mutobore, mumanurire neza imbere ya Yesu. Kristo ahagaze ku musaraba, ngo yarawutumbiriye, arawitegereza, kubera kuyitegereza ngo wagutwara ku bitugu bye umuvaho. Amagambo bavuze mu ntambara ikomeye, reka tuyasome. Intambara ikomeye ntoya, paje 155. Nuko bavuze ku ntambara ikomeye, bavuga iby'umusaraba. 155 isuri ya kabiri. Umusaraba wa Kristo uzahora n'ikibisha n'indirimbo y'abacunguwe mu kubaho kwabo kose. Ndasubiramo, umusaraba wa Kristo uzahora ari icyigisho n'indirimbo by'abacunguwe mu kubaho kwabo kose. Mu bwiza bwa Kristo bazahora babonamo Kristo wabambwe. Umusaraba uzahora ari ikibwirizwa, uzahora ari icyigisho, uzahora ari indirimbo by'abacunguwe. Usibye no muri iyi si, ngo no mu isi y'abacunguwe, umusaraba uzahora ari icyigisho n'indirimbo by'abacunguwe mu kubaho kwabo kose. Paje 155, intambara ikomeye ntoya, niho ndi gusoma. Nakomeje, mu bwiza bwa Kristo bazahora babonamo Kristo wabambwe.
ntibazigera na rimwe bibagirwa ko ufite imbaraga zaramye kandi zigakomeza amasi atabarika ari mu kirere, ukundwa n'Imana nyiricyubahiro gihebuje cyo mu ijuru, uwo abakerubi n'abaserafi banezererwa bakamuramya, yicishije bugufi kugira ngo ashyire hejuru umuntu wacumuye, yikorera ibicumuro n'imitwaro kubera icyaha, no guhishwa mu maso hasi, kugeza ubwo amahano yo ku isi yacumuye aturitse umutima we, maze umwami w'icyubahiro atangira ku musaraba w'i Karuvari kuba umuremyi w'amasi yose, umugenga w'ibiriho byose, yiyambura icyubahiro cye akicisha bugufi kubera urukundo yakunze umuntu. Kizahora ari icyigisho gitangaje kandi gitera bose kuramya umuremyi iteka ryose. Haleluya! Ubwo abacunguwe bazajya bitegereza umucunguzi wabo, ubwo nyuma y'icyaha, bakabona mu maso he hahora harabagirana icyubahiro cya se. Ubwo bazitegereza intebe ye y'ubwami buzahoraho iteka ibihe uko ibihe biha ibindi, kandi bakamenya ko ingoma ye itazagira iherezo. Bazasabwa n'umunezero baririmbe bati, umwana w'intama watambwe akaducunguza amaraso ye y'igiciro cyinshi, niwe gusa ukwiriye icyubahiro. Aha turi ku ngingo y'umusaraba. Yesu umuhetsi mwiza rero, umuyobozi mwiza, umwami mwiza, baratubwiye ngo umusaraba uzahora ari ikibwirizwa n'indirimbo y'abacunguwe mu bihe byose byo kubaho kwabo. Muri make bari kutubwira ibanga ry'umusaraba, bari kutubwira iby'inama y'agakiza, ko na nyuma y'uko isi yacu igira iherezo, umusaraba wa Kristo uzahora ari ikibwirizwa, uzahora ari indirimbo, uzahora ari ikiratwa mu bantu b'uburyo bwose, ab'amoko yose, indimi zose bazagera mu ijuru. Amagambo akurikira avuga ngo ibanga ry'umusaraba riduhishurira andi mabanga yose. Ubwo igihe umuntu atarahishurirwa umusaraba, igihe umuntu atarahishurwa Kristo, igihe umuntu atarakira Yesu, andi mabanga yose arahishwe. Nubwo yabigerageza, mwabyumvise, abantu bagiye bafungwa, bagiye bakubitwa, bagiye babwiriza, ariko ibanga ry'umusaraba ritarahishuka. Ariko umusaraba amaze guhishuka, aratubwiye ngo noneho numvise ko umwami Yesu ari kumwe nanjye. Ibanga ry'umusaraba riduhishurira n'ibanga yose. Mu mucyo warasiye i Karuvari ku musaraba, imico y'Imana yaduteraga ubwoba no gutinya, tuyibona itatse ubwiza no kutwireherezaho. Imana ihabwa icyubahiro. Bari kutubwira ko ibanga ry'umusaraba, umusaraba ukubiyemo amabanga yose y'agakiza. Umuntu aramutse wirengagije, umuntu aramutse azamuye buri butumwa butari mu musaraba, umuntu aramutse ahuye n'ababwiriza batazamura ingingo y'umusaraba, yaba agize ingorane yo guhura n'abahetsi babi. Muzumva abahetsi bamwe cyangwa ababwiriza bamwe bashereye ubutumwa bati weho byizere, nta kibazo, niba uri umunyabyaha ukaba ubyiziho, byizere, izere ko Yesu ari umwami n'umukiza wawe, nubyatuza akanwa kawe ukabyizaza umutima, bizaba ari ibyo. Ariko abantu benshi bagiye babyizera batyo, ariko ijambo ry'Imana bakumva rikomanga imitima yabo, amahoro akagenda abura. Baratubwira ngo, nasome muri Irengero ubuzima kuri ya magambo no muri paji 31, icyo kirema cyitegereje aho Yesu ari, gifite agahinda katavugwa. Iyi ngingo ntijya yirengagizwa, nta muntu uzagira ubuhamya ngo narutanga ingingo y'agahinda k'ibyaha kaburemo. Ikindi, uwo muntu yahaye inshuti z'inama, hepfo gato, ibyo byarabaye ikiganiro cya Yesu. Igihe umurwayi bamanaga mu ngobyi gake gake, bakamanura ahantu Yesu ari, batubwiye ngo ibyo bintu byamanuye, mbese ikiganiro cya Yesu cyarahagaze, ngo abantu bose bara mu kirere hejuru bareba
ikinyoma kimanutse buhoro buhoro ngo bacyomba imbere ya Yesu aravuze ngo ibyo byaragoye ikiganiro cya Yesu ntacyo bitwaye n'ubundi. Nuko Yesu yari azi ko umwanya wose yari amaze ari cyo gihe nyacyo cy'uko Yesu agiye kugaragaza icyifuzo kiri ku mutima we. Yesu yari amaze amasaha menshi yigisha, ariko hataraboneka umuntu utanga ubuhamya ko akize. Nubwo byasaga nk'ibigiye kurogoya ikibwirizwa, ariko ntabwo byari kurogoya ikibwirizwa, ahubwo byari bigiye guha ikibwirizwa imbaraga. Abantu benshi bakavuga ati buriya rwose uyu munsi hari kwiga isaha n'igice, nawe nafashe umwanya wacu barawunusuye, bagiye gushyiramo ubuhamya, ubundi babyihorera, bigiye kutuvangira bituma duhomba. Ariko ngo Yesu mu mwanya we nawe ntabwo yanze kwakira umurwayi, ntabwo umurwayi yari amurogoye, ahubwo umurwayi yari agiye kongera imbaraga mu magambo ya Yesu. Baravuze ngo nuko abona umuntu amuhanze amaso ufite icyo amusaba, yahise amenya icyifuzo cy'uwo muntu. Kristo niwe wemeje ibitekerezo by'uyu muntu akiri imuhira. Ni Yesu wamuteye gufata umwanzuro, ni Yesu wamuteye gufata imyanzuro agiye ufata, nubwo utari wagira ahantu Yesu ari bukire. Kandi uyu munsi hari n'abandi bantu benshi bari muri iyi nzira, ariko bataragira ahantu Yesu ari. Barutoromayo Yesu yamusanze iruhande rw'inzira, ntabwo hari mu nzira, ariko Yesu amukijije amushyira mu nzira. Baratubwira ngo Kristo yitegereje ukuntu kwizera k'uwo muntu kwakomeza gukura kugeza ubwo abona ko umufasha we rukumbi w'umunyabyaha ari Kristo gusa. Kristo yirehereje nk'iyo mbabare kugeza ubwo yumvise amagambo y'umukiza aryoshye nk'indirimbo nziza, ubwo yamubwiraga ati mwana wanjye humura, ibyaha byawe birababariwe. Baratubwira ngo Yesu avuze amagambo ngo yari ameze nk'indirimbo nziza mu matwi y'umurwayi. Ntabwo wakumva ibintu keretse indirimbo warayumvise. Ngo uyu murwayi Yesu avuze ngo mwana wanjye ibyaha byawe birababariwe, ngo yumvise amagambo atari amagambo asanzwe, yumvise ari indirimbo nziza. Ubwo bwatoranijwe umuzingo wa mbere, hari amagambo bavuze kuri iyi ngingo y'indirimbo, usibye n'umurwayi wumva indirimbo ngo n'Imana iraririmba. Paje 77 igice cya 10 cyitwa amarayika beza barusha imbaraga amarayika babi, ukajya mu kwitwa ngo ijuru ryo gutsindira. Bitari gitabo gifite cy'umuhondo, umugabane wa mbere cyane cya 10 ku ngingo yitwa ijuru ryo gutsindira. Ahagana hepfo asoza iyi paje baravuze dufite umuvugizi tuvuganira, Mwuka Muziranenge akomeza kwitegereza ibyo dukora. Ubu dukeneye kwitegereza neza kugira ngo ibyo dukora mu kubaha Imana ukuri gushobora kugaragara nk'uko kuri muri Yesu. Amarayika ni intumwa z'Imana zivuye mu ijuru, mu by'ukuri zihora zizamuka. Ndi gusoma cyane cya 10 twagatonje umuzingo wa mbere, paje 77 kira cy'umuhondo. Baravuze ngo amarayika ni intumwa zivuye mu ijuru, mu by'ukuri zihora zizamuka kandi zimanuka, zigatuma isi n'ijuru bikomeza kugirana umubano. Abamarayika b'intumwa bitegereza ibyo dukora, bahora biteguye gufasha abantu bose mu ntege zabo, bakarinda abantu bose amakuba y'imico mbonera n'ayo mubiri nk'uko kugerageza kw'Imana kuri. Amagambo shaka rero, igihe icyo ari cyo cyose abantu bumviye imbaraga ya Mwuka w'Imana iturisha imitima yabo, imitima iratuza biturutse ku murimo w'amarayika. Mu ijuru hari ibyishimo, Uwiteka ugaranezerwa akaririmba haleluya. Baravuze ngo biciye kuri iyi ngingo Imana iranezerwa. Umurwayi batubwiye ngo amagambo Yesu amubwiye yumva ari nk'indirimbo nziza imuryoheye. Ariko si umurwayi gusa, ngiye umurwayi nawe yari amaze kwizera aya magambo Imana ivugiye muri Kristo, ngo ku Mana naho baranezerewe baracuranga ngo n'Imana ubwayo iraririmba.
rero aravuze ngo nuko uyu murwayi yumvise amagambo ngo ibyaha byawe birababariwe, nuko uwo murwayi yumva umutwaro w'ibicumuro bye umukuweho. Ninde wahakana ko Kristo afite ubushobozi bwo kubabarira ibyaha? Uwo muntu yumva uburibwe burakize, maze imibereho ye yose irahinduka, yiryamira atuje anejejwe cyane n'ayo magambo, ntiyongera kugira ikindi amusaba. Uyu murwayi aravuga ati nubwo napfa, nubwo umubiri wanjye utakira, nubwo naguma ndi umukene, nta kindi namusaba, ikibazo bifite n'ibyaha none birakize. Uwabaza umuntu muri abatanze ubuhamya wenda uyu munsi kamubwira ati ntabwo amafaranga angana iki ngo amahoro wabonye uyansubize ugume uko wari umeze. Sinzi niba hari amafaranga yabona ahuje n'urwego yiyumvaho kugira ngo asubire ahantu yari ari. Yesu urenga abwiye umurwayi ko babariwe ibyaha bye, baratubwiye ngo nuko umurwayi areba Yesu aramwitegereza atuje anezerewe, ariko abandi bose bari aho baramwitegereza babona amaguru ntiyakize, aracyari ikirema, aracyitumye, aracyaryamye, nta modoka abonye, nta gare aguze, nta moto abonye, nta sambu aguze, ntiyambaye neza, si uko abyibushye gusa arimo araseka anezerewe ngo mu mutima hari ikintu kibayemo. Nuko barangije baratubwiye ngo aryama atuje. Abantu benshi babirebaga bumvise amagambo ya Kristo, bumvise amagambo ya Kristo bararika. Mbese hari abantu bazima bari bafite, hari ahantu hazima bari bafite hatashirwa n'ibyaha? Niko bari kubaza. Mbese mu gihe cya Yesu abari imbere ya Yesu bari baratsindishirijwe? Nibaza mwe abantu bari imbere ya Yesu b'abafarisayo babanditse bari buzuye inzu, nta Yesu bagiraga. Abo mu murwayi amaze gukira hahise hatangira intambara mu iteraniro. Bati ni gute niho ubushobozi n'ububasha, mbese umuntu uyu nguyu yabihawe ariko bari ibyaha? Ngo mu mitima batangiye kwiburanya, umurwayi yiryamiye, umurwayi yinezerewe, nta kindi kari gusaba. Ikintu cyanangaje ngo Yesu ayitereye umurwayi avuga ati mwana wanjye, nakoze mu mutima kubera urusaku, kubera amatiku, kubera amagambo y'abantu, ntabwo ari imbere gusa, ahubwo hita ubyuka bwa buriye bwawe ubuzinga ubwikorere witahire. None ikibazo abari bashakuje ngo akize mu mutima baragiye impaka n'amaguru yakize, barasubira buriya ngo bamwitegereje ahita ahaguruka ahita abuzinga. Baravuze ngo yabwikoreye nk'uwikoreye ibaba, aza mu nzu yabuze ahantu anyura yinjira mu nzu, ariko amaze gukira yabuze inzira. Nyine hari igihe imibereho yacu n'ukuntu twabaye n'ibyaha twabayemo bitwima inzira, ariko umuntu umaze guhura na Yesu akamukuraho ibyaha bye, akamwita umwana we, ibyaha bigahanagurwa. Baratubwiye ngo ibintu yari amaze igihe aryamyemo byari byaramuzingazinze, byaramushyize hasi, Yesu amuhereza ubushobozi bubizinga nk'ibaba, agaca mu bantu, aho yaburiye inzira arayibona. Baratubwira ngo uyu murwayi ahita azinga bwa buriri bwe, ahita yitahira. Baratubwira ngo ku ipaji 32 ijwi ryategetse ko umuntu waremaye mu mukungugu abaho, niryo ryagaruye ubugingo mu kirema, kandi ubushobozi bwahaye umubiri ubugingo nibwo bwahembuye umutima. Gukiza umubiri byabaye ikimenyetso cy'ubushobozi bwahembuye umutima. Ikirema cyari gikeneye umutima muzima mbere y'uko gishimira ubuzima bw'umubiri, mbere y'uko gikira umubiri n'indwara. Kristo yagombaga guhagarika umutima, kuhagira umutima ngo awuvane mu ibyaha. Yamagambo nivuze mu kanya. Ibyo gukiza ikirema byatumye abantu babona ko ijuru ryakinguwe, maze bakereka ubwiza bw'isi itagira amakemwa. Yesu akoze igitangaza, abantu bose barahicaye ngo Imana yari ikinguye ijuru ibereka indi si itagira amakemwa. Ariko bakimara kuyibona, uwo muntu amaze gukira anyura mu bantu atera intambwe za kigabo,
ahimbaza Imana, utamenya ko uburiri yari atwaye buremereye. Wabonaga abutwaye nk'utwaye ibaba mu ntoki. Uyu murwayi amaze igihe n'ingobyi imuhetse, igihe kirekire yararyamye, ariko baratubwiye ngo Yesu amaze kumukiza, ibyaha bimuvuye mu mutima, umubiri umaze gukira, baratubwiye ngo byasoje aba amuhaye n'imbaraga zikorera bwa buriri bwe, ndetse nabutwara nk'utwaye ibaba. Bavandimwe, buriya hari igihe umuntu yumva yarabariwe ibyaha bye ariko abyumva, ariko iyo umuntu atarahura na Yesu igihe cyose, bavuga aya magambo y'Imana, uko umuntu yihana, uko umuntu ahura na Yesu, uko ibyaha bihishuka, iby'agahinda k'ibyaha, uko umuntu agera kuri Kristo, uko umutima umererwa, uko umutima ukira. Umuntu iyo ageze ahantu atarenze, yumva ahagamye, yumva hari aho bipfiriye, yumva atigira imbere, yumva adatera intambwe, yumva bitagenda neza. Ariko ikibazo, hari igihe abantu bagira ingorane zo guhura n'abahetsi babi. Wenda ndabaha urugero. Igihe kimwe abantu bamaze igihe mu mwijima batazi ibyo ari byo, ariko Imana igenda zitangaza ubuhamya, ubutumwa gutsindishirizwa. Abantu barabwakira mu kutamenya kwabo, batangira kubwiriza mu kutamenya kwabo, ariko Imana yo mu ijuru igenda igirira abantu neza. Ndibuka igihe kimwe ni materaniro amwe, nanjye nari umwigisha wayo, nigisha abantu kubabarirwa ibyaha byabo. Abantu barasenga, abantu bajya ku mavi, ibyaha birabishuka. Noneho mu gutanga ubuhamya bwabo, kavuga ati nagenda senga, ibyaha birabishuka, ngira agahinda, numva ndizeye, amahoro numva araje, haleluya nababariwe. Kuko ariho ubushobozi bwacu bw'imyumvire bwari buri, uko umuntu yababariwe. Nyirizi ni ingorane z'abahesi badafite ubumenyi mu byankuka bwimbitse. Ariko nyuma y'igihe runaka, nk'uko Pawulo yahuye na Prisikila na Akwila, nahuye n'abantu b'Imana, tuganira ibijyanye n'ubuhamya. Noneho numva umuntu atangiye kuvuga ingingo zigize ubuhamya, asoje aravuga ati igihe naguhereje ubuhamya, ukumva hari ibintu byirengeje mu buhamya bwe, muha inama asubira ku mavi ari imbere y'Imana, kugeza igihe umutima we uzakira ibishyitse bikwiriye agakiza, cyangwa se bituma umutima mu mutururuko. Noneho akibimbwira numva simbyumvise neza, ariko mfata igihe cyo kubitekerezaho koko. Nyuma y'igihe runaka nafashe ikindi gihe, bantu nabwirije bwa butumwa, nongera kubigisha ingingo y'umusaraba, ndayizamura kugera ku rwego nasoje icyigisho. Umuntu ambaza ikibazo, arambaza ati none ubwo uvuze ko natsindishirijwe? Kandi yari umwe mu bantu batanze ubuhamya ko bari baratsindishirijwe, ariko kubera nyine bwamenye butimbitse ya ndwara y'abahetsi, njye numvaga yaratsindishirijwe. Nuko nyuma arambwira ati none ko natanze ubuhamya ukabwumva, ukambwira ngo natsindishirijwe, ni gute wongeye kumbwira ngo sinababariwe? Nyine ibi ngibi nyine ni ikibazo, ariko naramuganira ngo muvandimwe, ubwenge bwanjye, ubushobozi bwanjye mu kwigisha naho bwagarukiraga, ariko haracyari ibyiringiro. Yesu aracyari kureba imbabazi. Sura ku mavi umubwire, umwinginge, ntabwo birarangira. Ndabyibuka bamwe bagiye ku mavi basubiye imbere y'Imana, Imana ibagira neza, ivuga ubuhamya bwabo. Noneho ibyo nari naravuze mu nyandiko, ariko ntazi neza uko bigenda mu buhamya. Imana irabagenderera, ibuzuza amakuru y'ubuhamya bwabo, ibintu bigenda neza. Rero ni ingwara zo kuba wahuye n'umuntu cyangwa se abahetsi. Hari uburyo umuhetsi nawe aba yumva ntako atagize. Hari igihe umuntu musaba inama aguhiza afite. Rero musugize ingwane, hari abahetsi muzahura, hari abigisha muzahura, uri kubaka inama bakuyobye, aho kugira ngo ugere ahantu Yesu ari, bakugeza ahantu Yesu atari, baguhereza inama tumva nujya agahinda k'ibyaha, uko mubabajwe nabyo ugenda ubyature, kandi wizere urabutsindishirijwe. Ibi bintu hari benshi bayoye muri iyi nzira, bakizera gusa, ariko yajya abwirizwa ijambo ry'Imana, akumva umutima we ntabwo uri kwakira ibintu neza, akumva ntabwo umutima ufite ibyiringiro, akumva hari ibintu umutima utamwemeza. Rero buri mutima nama w'umuntu ntabwo urya ruswa. Igihe cyose bazavuga ubutumwa bakabubwiriza, bazazamura iyi nzira, ukigendwa nuko bigenda. Igihe uzagera ahantu utarenze, uzumva rwose uhagamye, uzumva ubuze icyerekezo. Hanyuma icyo uzakora, ukwiriye gufata umwanzuro wo gusenga no
kujya imbere y'Imana ukayibaza icyo wakora. Uyu murwayi batubwiye ngo amaze guhura na Yesu, Yesu amaze kumwitegereza, umurwayi areba Yesu na Yesu areba umurwayi. Icyakurikiye batubwiye ngo byashoje umurwayi yumvise amagambo Yesu amwibwirira, kandi umurwayi byinjiye mu mutima we ngo byinjira nk'indirimbo nziza, ku buryo umurwayi ngo byamunejeje, yumva nta kintu kindi yasaba Yesu, yumva aranezerewe. Byakozwe n'intumwa, baje 76. Rero urugero rw'umuntu umwe wagize amahirwe ni igice cya 12. Undi muntu umwe yagize umugisha akagira abahetsi beza, ni Sawuli. Igihe yari amaze igihe kirekire yica intumwa, amakuru zamusigiraga mu mutima we, ukuntu zapfaga ziririmba zimwakira imbabazi, titata wabari ntabwo bazi ikintu bakora. Kuri Sawuli byamusigiye amakuru meza, bityo umutima utekereza, umutima urakanguka. Stefano urupfu rwe rwamubereye inzira yo gutekereza kwimbitse. Aratubwira ngo paje 55 Sawuli yiboneye ko yakuriraga Satani mu gihe yatotezaga abayoboke ba Yesu. Yabonye neza ko uburyo yemeraga ukuri n'inshingano ze byari bishingiye ahanini ku cyizere yari afitiye abatambyi n'abatware. Yari yarabiringiye ubwo bamubwiraga ko igitekerezo cy'umuzuko wa Kristo cyari cyarahimbwe n'abigishwa. None ubwo Yesu bwe yaramwishuriye. Haleluya. Byageze igihe Sawuli bitakira amagambo y'abafarisayo n'abanditsi n'abatambyi, ahubwo Yesu aramugendera aramwishurira. Sawuli yemeye ukuri kw'ibyo abigishwa bavugaga. Mbese yabyemeye ryari? Igihe Yesu yaramwishuriye. Muri Yesaya kumurikwa n'ijuru, ubwenge bwa Sawuli bwakoranye imbaraga nyinshi. Haleluya. Ibanga ryo kugira ngo ugere mu by'agakiza ni mu bitekerezo. Ubwonko bw'umuntu ngo bwa Sawuli bwarakoze cyane. Aratubwira ngo ibitekerezo bye byasobanukiwe neza n'ubuhanuzi bwo mu byanditswe byera. Yasobanukiwe ko uko Kristo yanzwe n'Abayahudi yasobanukiwe ko uko Yesu yanzwe n'Abayahudi, ukubambwa kwe, umuzuko we no kuzurwa mu ijuru byari byaravuzwe n'abahanuzi, kandi byahamyaga ko ari we Mesiya. Ikigirwa cya Stefano igihe cy'urupfu rwe cyagarutse mu bitekerezo bya Sawuli, maze asobanukirwa ko Stefano yari abonye ubwiza bw'Imana, kuko ubwo yavuga ati dore mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'Imana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Abatambyi bari baravuze ko ayo magambo ari ugutuka Imana, ariko noneho Sawuli yamenye ko amagambo yarayikora. Igihe Sawuli yamunzaga i Damasiko, baratubwira ngo hari 6:00. None ko Sawuli hari 6:00, paji 55, baratubwira ngo ku munsi bari mu rugendo rwa Sawuli 6:00. Sawuli hari sangahe? Hari 6:00. Ba Petero hari 3:00. Buri bantu bose bagira igihe cyabo. None we hari sangahe? Yesu agusura hari sangahe? Hari mu bihe byaciye mu zihe nzira? Ko Sawuli hari 6:00, Petero hari 3:00. Ko tubonye uyu muntu Yesu yamanuye umwe imbere Yesu hari ku manywa, hari mu kibwirizwa, hari mu nzu. We byabereye hehe? Hari sangahe mu kihe gihe? Ukwiye gutekereza neza, kuko ibintu ntibyibagirana. Ngo kuri Sawuli, reka bisome. Baratubwira ngo Sawuli ibintu ngo byabaye ipica mu bwonko bw'idasibangana. Igihe yari mu rugendo, baravuga ngo ni ku ipaji ya 75, baravuga ngo isubi ya 4. Abari kumwe na Sawuli buzuye ubwoba, kandi basaga n'abahumishijwe n'ubwinshi bw'uwo mucyo. Bumvise ijwi, ariko yabona uwo wavugaga
nyamara Sawuli we yasobanukiwe n'amagambo yavuzwe kandi ahishurirwa wavuganaga nawe ari we mwana w'Imana. Muri uwo muntu w'icyubahiro wari umuhagaze imbere, Sawuli yabonyemo uwabambwe. Haleluya! Iyi shusho yo mu maso h'Umukiza yiyanditse mu mutima wa Sawuli ubu utazongera guhanagurika. Baratubwiye ngo Sawuli ipica, ishusho, ibyo bintu byagiye muri Sawuli mu mutima ngo byandikwa n'ubutazasibangana. Mu yandi magambo, muzumva Pawulo ajya mu rukiko atangiye kwiregura ati reba abayobozi, ndi ku Damasiko, ndimo ngerageza mu nzira, umucyo urantungura uramurikira, Yesu aranyereka. Ntabwo muri Sawuli byari kuzakunda ko agira ikintu avuga atabanje gutanga ubuhamya. Baratubwira muri Sawuli byari byaranditsemwo ishusho idasibangana. Bakatubwira ngo ishusho yo mu maso h'Umukiza yiyanditse mu mutima wa Sawuli ubu utazongera guhanagurika. Amagambo yabwiwe yakomye ku mutima we afite imbaraga ikomeye, yamurikiwe n'umucyo utangaje wageze aho umwijima wari wihishe mu mutima, wageze aho umwijima wari wihishe mu mutima we. Uwo mucyo wahishuye ubujiji n'amakosa y'imibereho ya kera, unamwereka uko akeneye kumurikirwa na Mwuka Muziranenge. Sawuli ngo muri iyi saha yasobanukiwe ko amaze igihe kirekire akorera Satani umurimo atabizi. Hari abantu n'ubundi bari muri iyi nzira, bari muri ubu butayu, bari mu matsinda badafite Yesu, bameze nka Apolo, bameze nk'abantu benshi badafite ubuhamya. Ariko kandi hari amagambo bavuze mu butumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere ya 12, ingingo yitwa ngo kwihana byanyarureshwa. Kwihana byanyarureshwa niko amagambo avuga. Dore mbagaza kurugenda komanga, umuntu nivuga ijwi agakingura urugi, nzinjira badusangire, unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami uko nanjye nanesheje bicaye na Data ku ntebe ye. Magambo akurikiyeho, abantu bamwe bashobora kuvuga bati kuki ubutumwa bukomeza kumvikana mu matwi yacu, gutsindishirizwa kuki ari ingingo ihari ibwirwa kandi kwarakira Yesu. Impamvu nuko mutihari mumaramaje, ntabwo muba muri Kristo kandi namwe nimufite Kristo muri mwe. Igihe kigomana kimwe kigame mu muntu, Satani afite ikindi yiteguye kugisimbuza, keretse gusa mwiyaguriye Kristo burundu. Epfo gatoya, kandi mugasabana nawe, keretse gusa umugize umujyanama wanyu, nibitaba bityo muzabona ko umutima wanyu ukingura ibitekerezo bibi, uteshwa ku murimo w'Imana mu buryo bworoshye, ukayoboka gukorera inarijye. Rimwe na rimwe mushobora kwifuza kwihana, ariko niba mutiyemeje rwose kwisubiraho no gushyira mu bikorwa ukuri mwize, niba mudafite kwizera gukora, kwizera guhora kongera imbaraga, kwihana kwanyu kumeze nk'ikime cya mu gitondo. Urumva ikibazo abantu barigishijwe bati rwose mujye ku mavi, mujye imbere y'Imana, mwigira uburangare, mwitinda, nimufatireho aho kugira ngo ubikore ngo nzabikora. Baratubwiye ngo kwizera kumeze nk'ikime cya ryari. Ubwo umuntu azahora mu gitondo agira ikime n'iryava kiveho, bazamubwiza ati mu mutima nibasongera yubake nk'imiswa. Uri imiswa muzayitegereze ku mugina, uhaca usanga iyo yubatse gakubita ikintu yari yubatse imiswa, ashanga isaha gasabonyeye yiyubatse. Uko ushenye yongera umunyabyaha uramusenya, ati rwose nta Yesu ufite, dore ukora ibyaha, dore ziri kurigendwa, akumva aratsinzwe, ariko aho kujya agashyira mu bikorwa kongera akiyubaka. Kandi ubwo ibyo ngibyo n'abandi bose bakiriye ubutumwa nabo hagenda cyabo, abantu bose baravangiwe, hari abakiriye Yesu n'abataramwakiriye bose ntabwo ari kimwe. Umwana w'ikirara agarutse kwa se ntabwo yaje ayoboza, yaje inzira yizi. Yagarutse kwa se ntabwo yari akeneye abahetsi. Uyu mwana w'ikirara ngo yisoye mu mutima agaruka kwa se, kandi se ahageze aramwakira.
nubwo nyine bose abanyabyaha ariko atandukanya. Umuntu wagiye muri iyi nzira akaba yirimo arwana intambara, ntabwo ahwanye n'utarayikandagiramo, ntabwo ahwanye n'umuntu utarayigiramo, kuko abatangiye inzira bahabwa inama zo kuyishikamamo, ariko abatarayitangira bahabwa inama zo gutangira. Umwana uri mu ishuri hari amakosa agenda akora, ahabwa inama zo kumvira, ntabwo ahabwa inama zo gutangira. Ndagira ngo kuri iyi ngingo usoma andi magambo ari mu cyigisho cya 16 tugatoranijwe muzingo n'uwa mbere 16 cyigisho. Amagambo aravuga ngo guhamagarirwa ububyutse. Amagambo nshaka ari ku ipaje 101. Turi ku munsi w'impongano, turi ku munsi ukomeye w'impongano, mu gihe ibyaha byacu mu kwatura no kwihana bijyana mu rukiko mbere y'uko urubanza rurangira. Muri iki gihe Imana ntiyemera ubuhamya bupfuye kandi butuzuye umwuka butangwa n'abagabura bayo. Ndasubiramo, turi mu munsi ukomeye w'impongano. Ipaje 101 igitabo cy'umuhondo mugatorejwe umuzingo waho wa mbere igice cya 16 cyitwa guhamagarirwa ububyutse. Amagambo yari gusoma ari ku ngingo yitwa turi ku munsi w'impongano, ipaje 101. Baratubwira ngo turi mu munsi ukomeye w'impongano, mu gihe ibyaha byacu mu kwatura no kwihana bijyanwa mu rukiko mbere y'uko urubanza rurangira. Muri iki gihe Imana ntiyemera ubuhamya bupfuye kandi butuzuye mwuka butangwa n'abagabura bayo. Ubuhamya nk'ubwo ntibushobora kuba ukuri kw'iki gihe. Ubutumwa bw'iki gihe bukwiriye kuba ibyo kurya by'igihe gikwiriye yo gaburirwa itorero ry'Imana. Ndasubiramo amagambo. Baratubwira ngo ubuhamya nk'ubu butuzuye, budashyitse, budakwiriye, budasobanutse, ubuhamya nk'ubwo ntibushobora kuba ukuri kw'iki gihe. Ubutumwa bw'iki gihe bukwiriye kuba ibyo kurya by'igihe gikwiriye byo kugaburira itorero ry'Imana. Ariko Satani yakomeje gushaka kuvutsa ubutumwa imbaraga yabwo kugira ngo ubwoko bw'Imana budashobora kwitegura guhagarara ku munsi w'Uwiteka. Baratubwira ngo Satani umugambi afite ni ukuvutsa abantu umwiteguro wo kuzahagarara ku munsi w'Uwiteka bashyitse. None ikibazo, turi mu munsi w'impongano. Niba turi mu munsi w'impongano, ko bavuga ngo ibintu byacu, ibyaha byacu, amagambo yacu, ibintu tuvuga, ibintu turya, ukuntu dukora, ukuntu twambara, ibintu byose biri kujyanwa imbere y'Imana, mbere y'uko Imana ifata umwanzuro wa nyuma, mbere y'uko Imana isoza ibintu byose. Baratubwiye ngo ibintu byose biri guca imbere y'Imana, ibintu byose biri kujya imbere y'Imana kugira ngo Imana ifate umwanzuro wa nyuma. Amagambo asatira asoza ivugabutumwa cyigisho ipaje 217 ndabo kivugabutumwa ipaje ya 217 ngongeye gusoma amagambo hanyuma tunasoze kugihe nyine kitano gusoza. Haranditse ngo abantu bamwe babumva ikibwirwa cya nyuma kuri bo. Ari igihe amagambo wayumva wumva ari bisanzwe, wumva ari ikiganiro, wumva ari ibintu byoroheje, wumva usanzwe ubizi, ariko imbere y'Imana ari isomo rya nyuma biguhereje gukira urubanza. Cyangwa ari amagambo wumvise bwa nyuma ugiye gupfa, cyangwa ari amagambo wumvise bwa nyuma aribwo bwa nyuma ugiye kubona Imana, cyangwa se wumva ibi bintu. Baratubwiye ngo abantu bamwe bashobora kuba bateze amatwi ikibwirizwa ubuheruka mu buzima bwabo bwose, kandi abandi nabo bakaba batazongera kubona amahirwe nk'ayo yo gushyirwa ukuri imbere
kandi ngo imitima yabo icengerwemo n'ubusobanuro bwako bufatika kandi buhujwe n'ibiba mu buzima. Bene ayo mahirwe y'agaciro kenshi iyo atakaye aba atakaye by'iteka ryose ubu utazagaruka. Iyo Kristo n'urukundo rwe rwaducunguye aza kuba yarererejwe ahujwe n'amagambo ahamya ukuri, uko kuri kuba kwarabateye kujya mu ruhande rwa Kristo. Aya magambo ndasubiramo. Haranditse ngo abantu bamwe bashobora kuba bateze amatwi ikibwirizwa uheruka mu buzima bwabo bwose, kandi abandi nabo bakaba batazongera kubona amahirwe nk'ayo yo gushyirwa ukuri imbere, kandi imitima yabo icengerwamo n'ubusobanuro bwako bufatika kandi buhujwe n'ibiba mu buzima. Bene aya mahirwe y'agaciro kenshi iyo atakaye aba atakaye by'iteka ryose ubu utazagaruka. Iyo Kristo n'urukundo rwe rwaducunguye aza kuba yarererejwe ahujwe n'amagambo ahamya ukuri, uko kuri kuba kwarabateye kujya mu ruhande rwa Kristo. Amagambo sorejeho ndayasoma mu munwa wa Kristo, paje 103, ubundi dusoze icyigisho cyacu. 103 amagambo ari mu cyiciro cya 9, umurimo wa Kristo cyiciro cya 9 cyitwa guhamagarirwa gukanguka. Umutwe w'amagambo ugiye gusoma aravuga ngo umurimo ni ingenzi. Haranditse ngo gira icyo ukora, gikore bwangu mu mbaraga zawe zose, nutinda mu kiruhuko marayika azazinga ibaba rye, maze Imana nayo ubwayo irorere guha umugisha abanebwe. Ndasubiramo amagambo. Gira icyo ukora, gikore bwangu mu mbaraga zawe zose, nutinda mu kiruhuko marayika azazinga ibaba rye, maze Imana nayo ubwayo irorere guha umugisha abanebwe. Reka Imana itugirire neza muri aya masaha. Imana idushoboze kugira ikintu dukora, kandi ikintu ugiye gukora ugikore bwangu mu mbaraga zawe zose. Reka Imana yo mu ijuru iduhe amahirwe yo gufata umwanzuro ndetse no kwitegura ibyenda kubaho nk'uko tubisomye. Gira ikintu ukora, kandi ugiye kugikora mu mbaraga zawe zose aba ariho ugikorera. Paje 103 niho nsomye muri Mode Kristo kagatabo gatoya icyo cya 9. Reka Imana tugirire neza, kandi Imana itube hafi cyane. Abari ku mavi Imana ibongerera imbaraga, kandi abakiriye Yesu Imana ibongerera imbaraga. Namwe abo byayobeye mutinde imbere y'Imana, kandi ubikora mu mbaraga zawe zose, kugira ngo iby'Imana yasezeranye kwese ibidukorere mu izina rya Yesu. Reka dusenge dupfukamye. Urakoze Mana yacu dukunda iri mu ijuru, turagushimiye cyane, uhabwa icyubahiro. Tugushimiye yuko watugiriye neza, tugushimiye yuko waduhuje n'ijambo ryawe ndetse n'abahetsi beza, bakaturangira inama, bakaturangira inzira. Abantu benshi bakaba barakugezeho Mwami wacu, n'abatarakugeraho ubagirire neza. Reka abigisha ubashoboze kubanza gutega amatwi ngo abahetsi bahetse abarwayi babashe kubanza kumva ahantu Yesu ari, batoborera ahantu Yesu ari, kugira ngo abarwayi bahetswe n'abahetsi babashe kugira aho Yesu ari bakira ibyaha byabo. Reka utugirire neza Nyagasani, tukugireho umugisha. Ijambo rya umutsima w'ubugingo riduhembure. Ubushake Nyagasani bwawe n'ubushobozi bwawe bibane n'imitima yacu. Ibyo ukunda kandi ushaka byafashe imitima yacu, rero ngushaka imitima yacu mu izina rya Yesu. Amen.
ndumva dusoje rero kwa gahunda urebe gahunda kugira ngo akomeze. amena murakoze cyane kandi nk'umugisha buri muntu wese witabiriye aya materaniro turaza ku musozo turaza kuza kugaruka isake bibutsa ko mu isaa 9 nitumara kwinjira haraza kuririmba Imana kubw'ibikorwa byiza yagiye bakorera. Hanyuma rero tugiye gusoza n'indirimbo ya 201 turangiza turapfukama dusenge. Mbese Jacques mushimiye Imana uri kutwumva? Imana yacu ibyiringiro